data Mwiriwe Kristo Yesu akuzwe. Nyuma y'igitambo cy'Ukarisitiya kibereye kuri paruwasi, dukomereje isengesho hano mu rugo duherekeza umubyeyi wacu Daforoza. Turaza rero kumva imibereho ya nyakwigendera, bumve n'ubuhamya, abashobora gutanga ubuhamya 2, 3 cyangwa se 4 birashoboka. Noneho nyuma y'isengesho turaza kuvuga, turaza gufata umwanya wo kumusezeraho abantu bakeya b'umuryango, kwerekeza ahateguwe, dukomeze nyine imihango yo gushingura dusoza. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani waririye ku mva ya Lazaro, duhanagura aya marira turabigusabye. Wewe wasezeranyije ijuru igisambo cyagusabye imbabazi ku musaraba, tugereze umubyeyi wacu Daforoza mu ijuru turabigusabye. Umuvandimwe atugezeho imibereho ya nyakwigendera, ubwo n'abandi biteguye gutanga ubuhamya bagenda bakurikirana. Murakoze. Ngiye kwirirwa tugiye kuvugana. Amazina yanjye nitwa Nizezo Janvier. Nyakwigendera ni umubyeyi wanjye, kuko umusaza w'uru rugo avukana na papa umbyara. Ndavuga imibereho ya nyakwigendera mu magambo makeya. Amazina ye yitwa Akimanizanye Daforoza. Yavutse ku itariki 10 z'ukwa gatanu 1953. Avuye mu mubiri afite imyaka 70. Yavukiye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke, cyahoze ari komine Cyabingo mu Ruhengeri. Yashakanye na Nyakamasa Frodoir mu 1968. Babyaranye abana 6, ariko ubu hariho 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Asize abuzukuru 16 n'abuzukuruza 3, akaba asize umuryango w'abantu 23. Uyu nyakwigendera yarwaye imyaka 3, akaba yarivurije ahantu henshi hatandukanye mu bitaro. Atabarutse ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 2023. Imana imwakire mu bayo. Nagiraga ngo twakire abatangabuhamya. Uwitwa Ngerina niwe wabanza, niwe wiragiye. Mbakoze. Angelina ari hafi. Imyambaro yaranguriraga pe. Ubwo akiza kwimuka rero azina ngaha Ikibungo,
nibwo twatandukanye njye nsigara imuhira nuko Daforoza araza ariko nanjye maze gushaka ndaza musanga inaha Daforoza yaranyakiye Daforoza n'undi yakomeje kumbera mama arinze kwivira mu mubiri akiri umubyeyi wanje nta kibigeza dukorera kandi gwe twari tukiri batoya ariko yajaga agira ubutwari bwo kuza imuhira akavuga ati bana ba mama reka nje mbasure tugahora tumubona buri gihe aza kudusura buri munsi none ubwo yatabarutse yavuye mu mubiri Imana imwakire mu bayo murakoze reka twakire wiragiye Aline ariye Niro Shami Quran. ibintu byinshi navuga ni mama ni na kaka yari n'umugabo wanjye muri rusange narerewe hano ndi umwana naciye ubwenge ari we turi kumwe biba ngombwa ko mama amfata aranjyana tujya kubana anangiza ishuri niga umwaka wa mbere ngeze mu mwaka wa 4 ndamubwira nti niga ndi kubana na kaka ntabwo nzasubira ku ishuri ubwo mama yarambwiye ati nta kundi nakugenza ngaho genda naraje nabaye hano ntangira ishuri umwaka wa 4 kuko ariho nari ngeze kugeza ngeze segonderi umwaka wa 2 ubwo kwiga biranga biba ngombwa ko mva hano aho nari ngiye kuhaba biranga nzana n'umwana araturera mbese muri make ni mama ni kaka yari n'umugabo kuko twajyaga inama atandukanye n'umugabo imyaka 9 irashize tubana tujya inama nk'umugabo n'umugore nkamusaba icyo ntafite nanjye icyo ntafite akakinsaba dutandukanye ntawe uzi ibyacu Imana imwakire mu bundi ikibazo reka twakire noneho umuntu wita Nsengiyumva Posiyani ndagira ngo twese ko turi hano tugerageze kwihangana kubera ko aba ari igihe kigoye ariko tugomba kubibamo kubera ko ariko Imana yabigennye ngira ngo rero amazina babivuze ni Nsengiyumva Posiye ndi umuyobozi wa hano mu gihe maze mu rwego rw'ubuyobozi nagira ngo gutanga ubuhamya burya ni ibintu byiza kandi umuntu agatanga ubuhamya bw'ibyabaye icyo rero navuga kuri uwo mukecuru Daforoza imyaka yose maze cyangwa se namumenye ikintu nababwira wenda mu nshamake nta muturage wigeze mbona azanye ikirego arega Daforoza ubwo urumva ko icyo bishatse kuvuga niba muzi igihe imidugudu yatangiriye kubaho yahereye kuva icyo gihe na mbere yaho wenda bya mbere kane kuvuga sinabimenya kamere icyo gihe nta muturage nigeze mbona yazanye ikirego arega akimanizanye Daforoza ubwo byumvikana ko Daforoza yari iki yari inyangamugayo byumvikana rero ko nta buhamya burebure twatanga burenze icyo ngicyo kandi mu mibanire ye n'umuryango byari bimeze neza bya bindi by'amakimbirane by'iki mbese muri make Imana imuhe iruhuko ridashira hari abavuga ngo iruhuko rizashira ariko iyo umuntu ageze ahangaha aba aruhutse iteka ryose ntabwo azongera kugira imiruho si byose ahubwo twese duharanire kuba inyangamugayo nitunataha cyangwa tukava muri uyu mubiri mbese wowe niye nkuru uzaba usize imusozi ni imanza za buri gihe ni amakimbirane cyangwa n'icyo uzaba usigiye abaturage muturanye n'inshuti n'abavandimwe murakoze rero ndumva navuga ibintu byinshi ubundi Imana imwakire mu bayo
reka twakire uwo bita Oliva nawe yaramuyoboye hari mu itorero hari igihe wenda baba baragiranye ikibazo sinzi niba ari ukumushima niba ari ukumurenga reka twumve. Bavandimwe Yesu Kristo akuzwe. Akimana izanye rero yari umukristu nayoboraga mu muryango remezo wa Gikombe. Ngewe rero nkaba nababaye kuko nabuze umukristu w'intwari, umukristu nageragaho akanyumva vuba, umukristu warindaga kuza kunyishakira no mu gihe yari yararwaye ambaza ati se ubukristu bugeze he, ese hakenewe iki? Ngewe no kumvamo ntabwo azamvamo kubera ko yari umuntu wazaga mu bambere mu kunyumva. Imana imwakire mu bantu. Muraho ngewe rwose nanjye muko mazagaruka mukamurakwifina. Uyu mukecuru twahuriye mu nkambi twarahunze, ntabwo nenzuranye nawe ariko namuhujwe nuko twahunze tugezeyo. Uyu mukecuru amfata neza, ambera mama, ambera data, nza gupfusha umugabo nari nkiri mutoya mfite abana babiri, umwana w'imfura n'uwa kabiri. Umugabo wanjye amfatira abana bato babiri, ariko uyu mukecuru yambereye mama atarahari. Uyu mukecuru yahambereye, umukecuru amfasha abo bana, umukecuru nta kintu yaryaga ngo ncurire abana. Niyo mpamvu navuye mu karere ka Kayonza umurenge wa Rwinkwavu ahantu bita za Cyabajwe kugira ngo nze kumushyingura. Ibintu yankoreye ntabirondora ngo azabirangize kuko ahantu mama atabaye uyu mukecuru yabaye. Imana imuhiye rwose izamugeze mu ijoro, izamuha urutwo budashira, ubona agira n'urukundo yagiraga Imana izamurengera. Ubuhamya bwe rero ni bwinshi, reka twakire undi muntu hanyuma tubone ukuntu tugira ducunguze uburyo umwete. Kristo Yesu akuzwe. Nanjye ndi umwe mu miryango yakimanizanye Daforoza witabye Imana. Nanjye uyu mubyeyi yari mama yarapfuye na papa ariko turamusigarana ariwo mubyeyi dufite. Yadukundaga agifitemo imbaraga, nta cyumweru cyashyiraga ataje kudusura, nta nubwo yumva ahita mbese kugamba biramunanira, ntiyongera kugamba ntiyongera no kureba, arapasa n'upfuye burundu. Bajyanye kwa muganga tugira ngo azahembuka, reka data abaganga barahembura, mba ngiyeyo ngiye kumurwaza nsanga umuntu yarahumye neza burundu. Umuntu ni igiti gusa, ikintu twamumariraga ni ukumuhindura gusa. Mu minsi enye yari amaze akiri kuri iyi si atari yava mu mwuka. Tugora duhindura gusa, turi guhindura ikintu cyari kimutunze ni umwuka w'abazungu gusa. Umukecuru abaganga baraburabuza, bageze ngo baratubwira ati si indwara imwishe murayizi, tuti ntabwo tuyizi. Akatubwira ngo se ngo nta ndwara muziho muri izi ndwara zidakira, tuti yarwaraga indwara y'umuvuduko. Ngo none bikagenda gute? Ngo tuti yarageraga yikubita hasi, uko iyi ndwara imufasha yikubitaga hasi. Bati rero umuvuduko niko wica. Umuvuduko uragenda ugakubita hasi umurwayi agacikagurika imitsi yose, uduti tugacikagurika. None rero uyu muntu wanyu nibwo burwayi yarwaye, nta yindi ndwara kandi ntabwo twabivura. Imitsi yo mu mutwe yaracikaguritse, yajanye amaraso mu bwonko, nta kuntu twamuvura. Bati nimwiyakire rero, ni igihe gikeya, mwiyakire mubyakire, ntabwo tuzamuvura pe, nimwiyakire. Nuko ubwo habaye kuri itariki 31 ubwo saa moya n'igice hafi n'igice, nuko tubona kano na wa mwuka nyine w'abazungu yacungeragaho, nuko nawe uba ubushyemo. Icyo namwifuriza Mana ni iruhuko ritashira. Mutuye umubyeyi Bikira Mariya kugira ngo amuzamure mu bishura bye, mutuye Yesu kugira ngo Mana amgomye amuhakirwe ku mwana we. Imana imuhe iruhuko rudashira, kandi umuryango we tuwifurije kudaheranwa n'agahinda. Imana iwuhe hafi. Twakira umukobwa we rero hano. Haleluya, haleluya. Nanjye ndi umukobwa wa mukecuru witahiye, ndi umwana we wa gatatu. Ariko uyu mukecuru mureba ahanini twararuhanye, namusimbukanaga buri munsi
abantu baratubonaga ariko twagera kwa muganga abaganga bagasanasana tukongera tukaza tugacungiraho, ariko ejo bundi kuwa gatanu byabaye finali, tubona noneho uko twabigenzaga tubona amaboko yacu arananiwe n'imbaraga zacu zirananiwe, tubiharira Imana. Ubwo rero twageze kwa muganga turafatanya na barumuna banjye na mukuru wanjye na musaza wanjye, tubona biranze turavuga tuti byarangiye reka twiyakire igihe cye cyageze. Imana mama warandeze, mama waranyongeje, mama naragututse, mama mana umva Imana iguhe iruhuko ridashira. Reka turebe musaza wabo bakobwa noneho dufunikira ahangaha kuko ubuhamya bwaba bwinshi nta nabiye rwose bamuvuga byinshi cyane byiza byamuranze. Reka twakire na musaza wabo bakobwa nawe atubwireho gake hanyuma tugire uburyo mwete. Haleluya. Haleluya. Amen. Nagahinda kenshi cyane. N'ikiniga cyinshi kubw'uyu munsi. Nta bintu byinshi dufite byo kuvuga, ariko ikigenderewe cyane ni uko uyu mubyeyi wacu twari dusigaranye Imana ibasha kumwakira. Murakoze. Kristo Yesu akuzwe. Tubashimire abashoboye kuduha ubuhamya n'uwaduhaye imibe, kandi kuko mwakomeje kugira ukwihangana umubyeyi wacu twumvisha ubuhamya bwe, dukomeze kumuherekeza n'isengesho, turuke kumuherekeresha amarira. Yesu akuzwe. Tumuherekeje isengesho, tumenye ko natwe ariyo nzira, kuba turi hano ku isi turi umuryango w'Imana ukiri mu rugendo. Yesu akuzwe. Umuryango w'Imana ukiri ku rugendo hatagatifujwe, nicyo nabwo icyiciro cya gatatu niho twateguriwe twese iwacu mu ijuru. Duharanire rero kuzajya mu ijuru, kandi twizere yuko umubyeyi wacu atubera ambasaderi agiye kuzadutegurira inzira tuzanyuramo. Turakomeza rero cya gice twavuze cyo kumusezeraho, hagira udufasha afungure hano ku mutwe. Noneho si ngombwa abantu bose, si ngombwa natanga akayira barekeza iriya ibyago n'agashinyaguro, kandi ari wowe mama ari dukwiye, ni wowe rwahamye. Abo babisha bawe ntibagusoneye, turagukunda abantu zari zakoranye, ibyo byose ni Yesu wabituriye. Zibipfuzi z'inkoni z'amacandwe mabi, zakayavundereza mu ruhanga rwiza. Yesu wemeye gupfa umeze nk'intaga, urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye. Abo babisha bawe ntibagusoneye, tweho turagukunda tugushimira. Ni wowe ushagaje amawa, amaraso amutemba umubiri wose. Rero yuko ari iryo turo bajyaga mu mwitura igihe abapfira. Yesu wemeye gupfa umeze nk'intabwa, urwo twari dukwiye ni wowe rwahamye. Abo babisha bawe ntibagusoneye, tweho turagukunda Umwami w'ishema washatse kubambwa, gukirisha iyo neza batakwitura.
kugira inamba ryiza ishama zabeza abagizi banabi bakwambika amahwa Yesu wemeye gupfa umeze nk'inanga urwo twari dukwiye ni wowe rwamye abo babisha bawe ntibagusoneye tweho turagukunda tugushimagiza aho mwabonye Yesu wemeye urwo rupfu mu gukiza abanzi be ntiyibabariye Yesu gupfa nk'impabe ntiyarabuza be bamusigaho mu kangarate Yesu wemeye gupfa umeze nk'inyoka si ngombwa abantu bose barakomeza tureba no ku ifoto musabe ufite umusaraba azi hano imbere dukomeze nyine twerekeza ahateguwe igihe cy'ubungubu ndetse n'ikizaza ari ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu ibyo byose sinakizananya nawe Yesu mwami w'imitsindo mwami mwiza mwami mw'imbere ni wowe buvunyi wanjye bitema ibyiringiro ibyo munsi ntacyo bizantwara igihe cy'ubukungu hari none ndetse n'ikiza hari ibyago cyangwa inzara inkota ibyo byose sinakizananya nawe ubuzima bw'umugenzi nta kintu nayizanye ndetse ntacyo nta n'icyo nzayigabukanamo bintemerera byose bimbuze epfo na ruguru ibyo byose nakizananya nawe hari igihe hari none umwanza indabo nziko wamutsinze rwogiye hari igihe cy'ubungubu hari none ndetse n'ikizaza hari ibyago cyangwa abahinzi hariya subira inyuma azamuka hariya azamuka no heza isengesho Nyagasani Yesu Kristo igihe umaze gatatu mu mva watagatifurije imva z'abakwemera ni nayo mpamvu imva y'umuntu uri kwibutsa ko tuzazuka gira ubuntu bwawe wowe n'umuyoboke wawe Daforoza kurukana amahoro wowe n'umugisha iyi mva igiye kubika umubiri we kugeza igihe uzamuzurira mu rumuri rw'iteka uzaduha kuzuka no kubaho iteka ryose amena
nyuma y'iri sengesho turasaba nyine umuryango we wa hafi umubyeyi w'abatisimu n'abandi umuryango we wa hafi bazi gushyingura bakoresha amazi y'umugisha kuko Imana ishobora byose yashatse kwihamagarira umuvandimwe wacu umubyeyi wacu tugiye kubika umubiri we ku gitaka kugira ngo usubire aho waturutse kandi kubera ko Kristo yazutse ari uwa mbere mu bapfuye akaba ari nawe uzaba umubiri wacu gusa niwe wazutse muzere dutakambire umubyeyi wacu kuri Nyagasani kugira ngo azamuzure ku munsi w'imperuka amushire mu batagatifu Nyagasani mu ihirwe ridashira maze ubwiteka umurikire aruhukire mu mahoro Nyagasani mu ihirwe ridashira Nyagasani mu ihirwe ridashira maze ubwiteka umurikire aruhukire mu mahoro amina muratwegereza amazi murazamuka haruguru ibyago cyangwa inzara inkota se cyangwa urupfu ibyo byose ntakiza najya nawe nta kibazo wakoresheje amazi nta kibazo niba wakoresheje n'amazi nta kibazo
nawe urazizi cyane